What can I offer to you, Lord, for all your goodness to me? I'll bring my heart offering. Thank you for saving me. You raised poor from the dust. You gave hope to the lost. You pour waters in the desert. You give life to the dead. Maze kwandika filime nyinshi kuko uru ruganda rwa sinema narwinjiyemo muri 2018. Narandikaga cyane cyane. Reka nangire nkusuhuza nizere ko umeze neza mu bice bigiye bitandukanye mu bihe byose urimo, nizere ko ugomeje kumererwa neza, ugomeze kuryoherwa n'ibyo urimo aho uri hose uturebera. n'Umutako TV nitwisaka manager. Subscribe, like, share na comment irakenewe. Subscribe, like, share na comment irakenewe. Imbere ya kamera yacu murimo murahabona umuvandimwe tipera kumona tipe yateguye hasi no hejuru ku nkweto ye nziza cyane, ipantaro y'ijingisi, reka mbimuvugire, agashati gasa nk'inkweto, bandana mu ijosi. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Umupapa turashima musirikare ko nivugiye n'abantu byose kabisa ndibyo. Turashima Imana, tumeze neza, ndizera ko namwe mumeze neza. nanjye meze neza. Ntangiye ngutaka ubwo twatangiye ikiganiro nguga ko wambaye neza, ntago wantera mu murakoze cyane. bandana mu ijosi isobanuye iki? Bandana mu ijosi kuri jyewe bifite igisobanuro cy'uko like urabona ko iri mu ijosi ariko ikagera no mu mugongo, so kandi ni ibara ry'umutuku. Kuba ari ibara ry'umutuku bishushanya nk'amaraso ya Kristo, kandi Kristo akaba ametse mu mugongo. Ndavuga ngo naje gusenya ibyanze gusenyuka, inkuta zikomeye ngenda zihirika, nkarebamo ibyiza biri indani, ibitari byiza nkabigaragaza cyangwa tukabivana mu nzira. Iyo slogan yanjye si nziza? Ni nziza cyane, ahubwo turabisenya birimbuke burundu. Bajya kurikirana Umutako TV? Ndayikurikirana cyane. Urebaho ibiki bigiye bitandukanye? Ndebaho ama interview meza yigisha muri rusange agamije guhindura ibyagoramye. Guhindura ibyagoramye n'abantu banza guhinduka tukabahindura bitewe n'ibiganiro tugenda dukorana n'abantu tuba twatumiye. Cyane, kandi ni ngombwa guhindura isi muri rusange kugira ngo tugire aho tugera, tuyisige uko tutayisanze mbega, tuyigire nziza kurushaho. Impamvu rero nagutumiye, uri umukinnyi wa filimi, nibyo sibyo? Ndi umwanditsi, ndi umukinnyi, ndi n'umuyobozi w'amafilimi. Ni ibyo. Abadukurikiye, uri umwanditsi wandika niki? Subscribe indanira abantu ko nanjye sibuti. Nandika script. Ubwo gendi script write ni bigoye, ariko nandika script, nkanakina, nkanaziyobora. Sandrine uramuzi? Sandrine ndamuzi. Murihe muri filimi? Sandrine ni umukinnyi dukinana, nkanamuyobora muri filime yitwa Arrested series. Niyo mpamvu tugutumiye habura iminsi 3 yonyine ngo isohoke. Abanyarwanda, abatuye isi yose muri rusange bayitegemo iki? Bitege ubutumwa bwinshi kandi bureba buri wese. Ntabwo twakoze filime yagutse. Ni filime y'uruhererekane ariko iragutse, yaba abapapa, yaba abamama, yaba abana, buri wese, urubyiruko, buri wese yitega ubutumwa bwiza burimo. Dukopeje nubwo tubatera amatsiko, ikirimo cyane muri Arrested ni igiki gishobora guhindura abazayireba uba bakisangamo bitewe n'ibyo irimiramo vugaho? Ni igiki akantu gato? Akantu gato navuga ku bantu bacuruza bakanakoresha ibiyobyabwenge, ubu butumwa burimo burabareba. Abacuruza abantu, abajura, abo bose
ubwo butumwa burimo buraza kubareba. iwanyu mwandikemo ibyo mushaka, mugire namwe mubwira niba unashaka nzakora iki kiganiro bitewe n'ubutumwa ufite, zatubwire turi tayari kuko dukeneye guhindura byinshi mu Banyarwanda no ku isi yose muri rusange. Cyane rwose. Umaze kwandika nka filimi zingahe, wenda nimba byaba ngombwa kuzo wanditse zasohotse utakamamaza cyangwa n'izinga wanje kwandika? Maze kwandika filime nyinshi, kuko uru ruganda rwa sinema narwinjiyemo muri 2018. Narandikaga cyane cyane, gukina kenshi ntabwo nagiye nakitinga, kuko ikintu nzwiho ni industry abantu bayikurikirana cyane, aba director benshi turaziranye, aba basitari bose benshi nagiye mbandikira, ariko iyi ngiyo ni projet yanjye. Navuga ko ni nyinshi cyane, ni nyinshi, sinzi n'umubare bwawo, ariko by'umwihariko kuri projet zanjye maze kwandika filime zigeze mu 8. Numva ko ni filime nyinshi. Turimo turanyarutsa mugoroba, rumwe muragenda abwira iyo ubonye hano hanze bagenzi bawe, nyine impamvu makuru bivuga nuko hari urubyiruko, nawe urubyiruko, nanjye ndi urubyiruko, barimo barajya muri ibiyobyabwenge cyane, bamwe ukabasanga babafashe bari mu ikoresho ry'ibiyobyabwenge. Ubona ari iyihe mpamvu irimo irabitera? Impamvu nyamukuru ituma akenshi urubyiruko rwirundurira mu biyobyabwenge harimo no kugendera mu kigare kibi. Urabona hari mentalite benshi bafite yuko gukoresha ibiyobyabwenge ari bwo busitari, ari bwo kuba umugabo, kandi nyamara si byo, ahubwo niyo nzira mbi ishoboka yo kuba umuntu ataba umugabo. Urebye rero ibigare bagenderamo, ndetse kenshi na kenshi usanga hari n'aba influencer cyangwa se abo navuga nk'aba public figures b'abasitari, kenshi baba babikoresha, uretse n'aha mu Rwanda, hanze sibyo. Ugasanga rero urwo rugero rubi, kuko abasitari akenshi hari igihe baba bafite imico myiza ariko hari n'imibi. Rero usanga urubyiruko kenshi kubera rukurikirana media cyane, aba basitari bakomeye, iyo abonye rero arimo kubikoresha bituma agira na kwa kubishaka nawe. So mu by'umwihariko ni ibyo ngibyo. Ikindi kintu navuga no kuba hari ababyeyi batita ku nshingano zabo nk'uko bikwiriye. Muri make ni ibyo ngibyo. Ubona ari iki cyagakozwe kugira ngo urubyiruko rwisange mu nzira nziza, nuko leta y'u Rwanda ihora dushishikariza kuba urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka. Hari amwe mu mashyirahamwe bariho bakibunya amakoperative ku mirenge, bariho amafaranga bahabwa amakoperative. Ubona ari iki gituma batabishyiramo imbaraga cyane ngo babashe kubajya muri amakoperative? Ikintu cya mbere navugaho gatoya, ubundi ibiyobyabwenge nyine ni ibiyobyabwenge, ntabwo ari ibizana ubwenge, ni ibyayuramutwe. Iryo jambo ryo riranabisobanura neza. Ntabwo kuba umugabo ari ukunywa ibiyobyabwenge, no. Ahubwo icya mbere agomba kwiyumvisha nuko agomba gukora ibimuteza imbere. Ikindi n'ayo makoperative ari hanze ahangaha bakajya bakishyira hamwe, mbega muri make bakajoininga buri koperative ikora ibijyanye n'ibyo ashaka, kuko arahari, yaba abakora filimi, hari amakoperative ahari, yaba abamizisiye bakora mu muzika, ayo makoperative arahari, ndetse n'ibindi byose bitewe n'umwuga ashaka kujyamo. Ari amakoperative icyo yamufasha, nabashishikariza kuba bayitabira bakagira uko bishyira hamwe ubwabo, ni ukugira ngo wa mwanya baba bari libre, navuga bari ntacyo bakora, wa mwanya ujya ugabanuka,
ahubwo bahugire mu gukora cyane biteza imbere. Nibyo byafasha kurushaho kugira ngo batabona umwanya na mutoya wo kwirundurira muri ibyo biyobyabwenge. Reka dusoze tugaruka noneho kuri filimi zanyu murimo murakina, uri mwanditsi mwiza, uri shefu wa filimi yawe, ariko hari ikintu cyo kivuga ngo abenshi baza muri ayo mafilimi cyane cyane abari n'abategarugori ngo hari igihe mwega ba bosi basaba kuryamana nabo. Aho ngaho adusobanura. Icyo kintu kibaho ariko ntabwo ari kuri bose, ntabwo ari twese. Icyo kintu cyagiye kibaho kenshi cyane cyane mu myaka ya mbere, kuko maze hafi imyaka 3 urabyumva, irasaga 3 ninjiye muri iyi industry. Bibaho cyane ariko ubona yuko muri iki gihe bigiye bigabanuka. Ku giti cyanjye ntabwo nemeranya n'ababikora, ari nayo mpamvu kiri muri bintu bimwe byansunikiye mu gukora projet zanjye, kugira ngo kuko hari impano zipfukiranwa bitewe n'iki kintu. Ugasanga umukobwa afite ambisiyo ye nziza, afite intego ze muri ya mpano afite, ariko bitewe n'uko atabikoze, yabyanze, yihagazeho nk'umukobwa yihesheje agaciro, ugasanga ya mpano ye birangiye director atamukoresheje. Kuri jyewe ku giti cyanjye ntabwo nemeranya nabyo, kandi ni ibintu jye n'aba director bandi bumva bakaha agaciro ikiremwamuntu. Ni ibintu dushaka kurwanya kugira ngo bicike, kandi n'ubundi ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Nanabashishikariza ababikora ko ntabwo ari byiza pe, mubireke ahubwo muharanire guteza imbere impano nyarwanda. Muri RSD harimo abakobwa bangahe? Nimba wenda ni ngombwa kuba batubwira umubare w'abakobwa barimo. Muri RSD harimo abakobwa bagera mu 9. Urabona ukuntu umbyemba managinga, ikintu cya mbere ubundi mbere y'uko casting ikimara kuba, maze kubatoranya mbona impano yabo ari sawa, ikintu nababwiye ni ukwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma batakaza agaciro kabo, kandi nibyo mpora mbashishikariza. Ikindi nkahora mbashishikariza guharanira kuzamura impano yabo kuruta uko bakwiyandarika. By'umwihariko rero ni icyo ngicyo. Ikindi ni ukugerageza kubamenyera buri kimwe cyose bashobora gukenera, kugira ngo ejo n'ejo bundi ntazabona umukinnyi wanjye ari mu bindi bintu bidahesheje umwuga wa sinema agaciro. Hari ibyo tubona hano hanze, umukinnyi wa filimi mubura muri filimi imwe ukamubona mu yindi, n'ejo bundi ukamubona mu yindi, aba ari ukubera iki? Akenshi abagira ngo yagura impano, icyo ni icya mbere, kuko ntabwo wajya ahantu hamwe imwe ngo bure kugira experience. Akenshi aba ari ugushaka ubunararibonye, kandi nibyo byiza cyane. Kuba jyewe kuri jye hari abadirector usanga ashobora kujya kumubona ahandi akababara, akagira gute. Ubundi na contracting basinyisha akenshi iba ari open, ku buryo ashobora kujya n'ahandi hariho hose kugira ngo agire gute, azamure ya mpano ye, kandi ni nako kugira ya experience y'ahantu hatandukanye. Kuko ushobora gusanga movie yanjye runaka, niba ari arrested, ifite ubutumwa runaka irimo gutanga, ariko akaba yakina mu yindi ifite ubundi butumwa itanga. Ibyo byose rero iyo bifatanyirijwe hamwe mu kubaka sinema nyarwanda ndetse no guhindura sosiyete, biba ari byiza cyane. Njye ntabwo mbigaya, kandi bamwe ndabibashishikariza kugira ngo bagerageze niko kuzamura impano yabo muri rusange. Turacyari aho ngaho gato tugana no ku musozo w'ikiganiro. Nibajije abantu 9
abakobwa abahungu wenda bo si ngombwa kubavuga, ari impamvu narimbaje abakobwa. Hari n'icyo nari kumubaza kansubiza kinsubirije avuga ati ko intego ari iyo kugira inama abakobwa ibyo bakushobora kwirinda. Ibyo ni byiza, uracyari umusore ukiri mutoya, ubwo bushobozi hari abitinya bavuga ati burya na gutya ubwo bushobozi bukura wa mugabo we. Ntabwo nshaka kumbwira aho babukuye, ariko kopiza nyine bagenzi bawe bitinya bakubita kata baca mu tuntu. Ubushobozi bwa mbere ni ukuba ufite mu mutwe hazima, nibwo bwa mbere. Ikindi nk'uko nakubwiye natangiye nkorera abandi mbandikira script, aho ayo mafaranga nagiye nkorera kuko script ziragurishwa cyane, urabizi wowe nk'umunyamakuru uba ufite byinshi wamenye. Script kwandika filime ni umwuga ubwawo ku buryo ushobora no kuwukora wonyine wiyicariye. Aho nabaga niyicariye rero nandika script, nandika n'indirimbo abahanzi batandukanye ndabandikira. Ibyo niho ngenda nkura ubushobozi bwo kuba nakora noneho project yanjye. Uragenda uvuga unsubiza ibyo ndashaka kubaza, nanjye kubigaruka ibyo by'ubuhanzi, ariko iyo wandika ikintu uba uzi no kugikora. Ushobora no kuba umuririmbyi mwiza cyangwa umuraperi mwiza. Birashoboka, wenda mvugire muri rusange. Ku giti cyanjye njye sindi umuririmbyi mwiza, sindi umuraperi mwiza, ariko ndi umwanditsi mwiza. Ndamutse nk'uhaye mikoro ntabwo umunota umwe nabwo wakora mu mihogo, byashoboka? Nk'uko nakubwiye rero ntabwo ndi umuraperi mwiza, sindi n'umuririmbyi mwiza, ariko ndi umwanditsi mwiza. Wenda hari nk'akaririmbo navuga kanjye ku giti cyanjye nigeze kwiyandikira juste nshimira Imana, kavuga ngo what can I offer to you for all your goodness to me? I'll bring my heart offering. Thank you for saving me. You raised poor from the dust. You gave hope to the lost. You pour waters in the desert. You give life to the dead. May your name be praised. May your rank be raised. All the time you are good. Always, my God, good now. I wanna thank you so much. I wanna thank you so much. I wanna thank you so much. Oh my Lord, I wanna thank you. I wanna thank you so much. Oh my God, I wanna thank you. I wanna thank you so much. Oh my God, I wanna thank you. Nagace gatoya, you know. Turumva ufite umuhogo mwiza, uri umuhanzi mwiza kandi umuhanzi abikora byose, umwanditsi mwiza. Iyo ndirimbo yiririmbye mu Cyongereza, umuntu wagerageza kuba no mu Cyongereza ashobora kuvuga ati nyandikiramo script wahita ubikora? Nandika mu ndimi zigera muri enye. Nandika Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili n'Ikidage. Nubwo najua fresh. Najua kabisa. Mtu anaweza akakwambia nifafanulie hii jina, nshatse kuvuga iki? Mufafanulie nini? Mimi nishakwambia, mtu akikuwa anakwambia nifafanulie hii jina, au fafanua jina ya mtu, name ya mtu. Ni jina la mtu. Abavuze nyine sa nkunda ntandukanyiriza iri zina runaka, izina ry'umuntu yaba n'izina. Sobanurira izina ry'umuntu muri rusange niko bivuze. Urumva nyine ni bimwe. Reka dusoze rero tugushimira, wakoze cyane kuza. Umwanditsi mwiza, njye ngavuga nkuzi kuko ntakuzi, ntago nagutumira, nareba ibyo ukora byiza sinagutumira. Ariho mvuga ko ababishinzwe nabo bakomeze bagusapotinge, ndetse n'abafana ba
arrested. Bayisharinge, subscribe, ahantu bazayisanga rero ni he? Kuri Boxing Day tariki 26 z'ukwa 12 tuzabaha impano. Ni episode ya mbere, ariko ubu ngubu bashobora kureba trailer yayo kuri channel yacu yitwa Cluster Online. Nakuntu buriya mwajya mwandika ikinyarwanda ari umuntu ushobora kuba iryo zina tugenda uryandike ntamenye aho biva n'ababijya, kuko twese ntabwo twize. Bamugana babona ati twese byaranze, abize ni bakeya n'abagishaka kwiga ni bake. Ubasobanuriye wenda uko bakwandika bibabwire, hanyuma n'ubutaha nk'umwanditsi ugerageza wenda ushyire mu kinyarwanda ngo byorohe n'abavyuzi benshi baboneke. Hose birimo, kuko nubwo channel iri mu izina ry'icyongereza, ariko ndabizi ko abakunzi b'Umutako TV mwese murasobanutse, nta utazi icyongereza n'uwaba atakizi ntago bigoye. nukwandika izi nyuguti ngiye kukubwira: ca, ra ndende, u, sa, ta, e, na ra ngufi, o, na ra ndende, na i, na e. Cluster Online bikabyara Cluster Online. Mukareba iyo filime ni nshyashya, ni seri filime y'uruhererekane nziza cyane, mudakwiye gucikwa. Mugakora share, mugakora buri kimwe cyose, mukareba, mugashyiraho na commentaire zanyu, kuko ibitekerezo byanyu ni inyamirwa, turabikunda. Murakoze cyane. Wakoze cyane nawe kwitaba ikiganiro, kandi turagushimiye. N'ubutaha nitugukenera tuzakubona. Murakoze cyane. Igihe cyose muzankenera ndahari ku bwanyu. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Sami, nkaba ndi umwanditsi, umukinnyi, umudirector, nkaba mfite filime yanjye yitwa Arrested series izagica kuri Cluster Online. Turabashimiye cyane mwe mwese mwakurikiye ikiganiro, byari by'agaciro kudutega umwanya n'amatwi mukatwumva. Dukomeza gushimira buri wese ufata umwanya kana subscribe, like, share na comment, na buri wese ufata umwanya akareba ikiganiro cyose tuba tumaje gukora. Uruwa agaciro cyane, kankwizeze byinshi biri imbere uzabona bigiye bitandukanye, kandi nkwizeze ko ugomba kubona ishya n'ihirwe mu byo ukora byose, kandi uruwa agaciro tugoza ku mutima wo gukora ibyo byose tukubwiye. Reka nkuragize Uwiteka mubwira ati amahoro y'Imana abane nawe. Kurikira video igiye gukurikira iyi ngiyi. Nge nitwa Isiyaka Manager.